Mani wagiye utanga amakuru yuzuye mani. Iki gisista mani dufitanye ikibazo. Uyu ni umu ex wanjye mani. Oh yes. Noneho cyarananyibye mani tumaranye imyaka igeze muri 3 tudahuye. Iki? Noneho warangiza ukanzanira abantu nk'aba. Uriba. Mbona ngungabanye utugambo mutuvana we nawe. Bro. Babarire pe. Dukora iki mbwira dukora iki? Nongera kumbwira mani. Babarira ntukintu wongera. Funge hara nasoke. Funge haya nasoke kambarika ngomba muri kunyeri sisi. Bro. Imbere nkahire sinzi ibintu murimo. Mani. Basi uza kunyereka amafoto ye. Nese wabumuzi? Ese nakubwira ko ari ex wanjye mani na munari. Ase wallahi maze ko narinzi ko indege ngiye kugutamo ikintu cya danger none ndebe. Oya Nesto mani iki kibazo ugomba kugikemura mani. Nese ndagikemura gute mani? Urashaka undi muntu mani jya muri telefone yawe yaranguye none. Wapi mani jya muri telefone yawe uhamagara undi muntu mani ukora fast usubona ndabigenza guca. Chamani ndakubaha nese urujye wiki. Asana bundi kutambwiye bya kira kinini mani. Oya kiracyo kabisa kiracyo kigo kirakora tu. Shaka undi mukobwa mani. Ubwo rero birasaba ko ushaka umuntu gukemurira gahunda kabisa. Niko je mwishakire uramushaka. Ndamushakira he? Ndabizi se. Nese ko muhaye. Umva cyo mani utayiza nanga mani. Utayiza mani. Reba hano hasi mani. Reba uburyo meze mani. Oya ndi kubibona ese mani wankwe kinini. Je nabona nzi ko numva. Ninde wakiza? Ninde wakizana? Nabona nzi ko mufitanye ikibazo. Uramushaka rero. Mani. Uramushaka. Mba bro. Nyine uramushaka. Ndakuba. Sibyo? Ndakuba. Mani gabanya imikino mani. Urabona nishimye mani. None se ikibazo ngiye nagerageje gukoresha uko nshoboye. Urumva? Wari wansabye ko nagufasha. Mani ushobora kubura umurozi mani. Oya bro. Uyinyita gutyo mani. Wapi kabisa. Nose ugurege nkora iki? Ngaho nawe mbwira uri ngiye wakora iki? Ibyo ari ko murabimpa. Yewe urabimpa n'izina ry'Imana. Hakuru umusazi. Ndaguhaye mani. Ase mani siko ndumujama. Mani ushankwe inyuma mani bro. Bro meze bitese mani. Refresh nawe bikabisa biragenda kabisa wose. Nanjye ntari nyine tu. Turaburanye ariko izahaso za Kigali tu. Usko duherukana cyagiye ari Friday twagiye Kicukiro. Nyine ikibazo cyawe mani wowe iyo bya nyine iyo twahuye ubwo ngo biba birage nta nakoro ntakisha nawe. Oye ikibazo si icyo ngicyo ahubwo nyine mani. N'igihe akazi reka kagutesha umuntu. None se bameze basanga arabuze. Ako ni fresh. Fresh na kabisa biragenda. Ndakubona wakintu. Asha ni ibisazi nyine muri iyi minsi dore. Igiceri kiri kubura. Oya. Iri seriye mani. Kandi mbona ahubwo amafaranga ari kukugaragaraho byataye. Kuba muri Kigali. Ubwo nabizana byawe byawe ubwo nta gushaka kuntama. Oya ntanagutamo mani ntanagutamo gusa nyine muri iyi minsi nshaka no kubatumira kubera ko ari akarori nshaka gutegura hano home. Si womaze. Nshaka kubatumira n'ibyana subizi ko se byana bari. Nta kintu bari kuvuga ari kurade. Mani wagabanyije ibyana mani. Oya mani nyine ni relax. Relax. Rero uzarelaxinga bikarangira bibaye no kuba ufite ibyana nabingaye nka 3 buryo bya 5 niyo bya 10 reka biruhura mu mutwe biraye boro bro kwako nyine mani ibyana bingahe ese mani wowe ubona uzisazira mani esha mani nzo ahubwo ngiye mbona nzasaza neza ntago bishoboka nese uwo mugongo uzawubona wakintu umugongo reka hapi gusa boro niyo utazikora cyane ariko ukaba nyine uri kumwe n'aba baby mwiciringira just biruhura mu mutwe gusaba kuzitonda mani kuko hari gihe wazakuramo agasimba kakakumunga paka arutuntu niganje yandangiye banywa utwo tuntu se tugatuma nyine ka gasimba kataza biguha amahirwe bitanga amahirwe bitanga amahirwe kabisa none se mani hano bigutangaza iki ko mbona ukonje ukuntu cyangwa ngo mani zanze nanjye ni kwamera ndi kwikinira amagame yawe ndi kwikinira game kabisa ni nta kintu cyo kunywa kiri hano mani ko numva nakiwe
ejo bundi hari umubebe wa Ishyano yarazibinyweye byose abimaramo. Yahereye ku mawayini irangira anyweye n'amafanta byose abimaramo kabisa. Shaka iki se? Mani zana kana nyine gatuma umuntu ajya sobatu. Kanze ndaje mamagaye boro bajya banzanira ndebe ko bazana natunganye. Yimaze iminsi ndi bize cyane nta nubwo nabonaga umwanya wo. Abo nansi twagiye hazi. Ntabwo najyayo vuba ngaha. Ntabwo najyayo se mani wava mu gihugu ukajya he wakintu ntabwo ubona ko igihugu ari tambaraje. Igihugu ritazi kabisa. Bisaba ko guhiga byatari hasi hejuru. Ahubwo hari diro none nshaka ko dupanga mu minsi iri imbere. Bimeze gute se? Hari diro irimo ibiceri wakintu. Nizere kuri tayari. Hari diro irimo ibiceri bitari munsi ya miliyoni 5. Iyo diro nizere ko nawe uri tayari tukayipanga tukayishyira ku murongo. Nta kibazo kabisa ngenda hari. Hari kabisa. Amara. Hola. Yo, my G. Shani fresh man. Shani wabyihoreye ndigira bize muri imitsi ndi muri konje ariko. Ubu hari so wewe ntabwo bukunda kuboneka n'icyo kibazo cyawe kari akazi ukora karakuburisha byatari. Shani fresh man. Shani hindi home kabisa. Hashize iminsi ariko man, hashize iminsi ariko tugere tuhuze kabisa. Shani ni time mba mari man, nyine wowe wankubira kuri phone umva ko ndi wo mukamfata nabi. Uriya se? Oya wapi? Sha wapi ntabwo nikundana nawe kabisa. Mba Sha wabiretse wa mugabo yambereye indobo byatari. Mba ni ibisazi nzakubwira ariko ni n'ubufu bya danje. Agafu by'insazi. Ako wabiretse. Ezike bosi zigurwa amafaranga man. None se. Ura yambereye insazi man mureke kabisa. Ni insazi. Ndabura. Ubu none nafashe decision. Idakuka none nshaka kubisana cyo. Utese kandi uguraje. Yawe uri kunyinisha. Umva mubwire. None ngiye kumva nafashe icyemezo. Kimeze gute se? Nshakira pasi nawe nshaka kumva. Ipfuza bimeze bito wakira. Oya sako utambwira se kushyushye. Man, uzimani kuba wicaye mu masani urukumva. None ukajya kumva ukuntu isari miratangiye ngo mani ngo muzukuru ngo deyize namwejeje indi ngo mani ngo none cyakubwira mutoni ibintu namukoreye. Man. None se wewe ikibazo cyawe na vibe nta nubwo ukunda gusohoka cyane ubari aho ngaho sinzi ibintu burimo. Nakubwiye ngo none ho nditoza wakino. Mbira nyine nkutemo pass ya dance. Kureba filime mani nkareba uburyo ushobora kubwira umukobwa akajambo keza uburyo ushobora kumukoraho. Nese uri kwigira mu iki? Nese uri kwigira gukunda muri filime mani? Mani we nshakira pass ngenda bizi ko nzabikora ruzungu wakino. Shanari ariko nari bireka nze ndebe ukuntu naguhuza hari cyana afite muri iyi minsi maze iminsi nyigira bakingwiremo ako buretse ndaje nzikine ndiseriye kabisa ahubwo wowe uri yes mbanatse mani
nari agapozi mani ariko ngiye guhita nsubira wa job tu harimo akanya se ko nanjye nayindi home ndi kwikinira game biri aho ngaho nimba ufite akanya wancaho ariko we nzakugura nicyo cyana gihari kiri tayari ku buryo nanjye nzahita nica amadayimoni bana ntaribi cyane ko nyifitera giteye ariko nyine birasaba subiza sako biragusaba nyine ibintu byinshi ako cyane wakitoza nkazakwereka uburyo abagabo bigaragaza bro tari bya bindi byawe byo guhita utangira gutitira ngo mukubwirire nzamuguterekera ku isahane wirire tu cyane ari kabisa nakwanga ntuzabimbareho bro oya gusa ubwo wowe abana mfite ibyo bivemo ahubwo wowe nubona atari muze kungwiramo sawa kabisa Hello. Yo, meze bite se? Meze fresh. Ase, noneho ukuntu usigaye ukiri ibyapa ntago bibaho kabisa. Shaka kabije kumbeshya mwana. None se amakuru y'iminsi? Ubu ngubu nimubwira ngo ngwiremo urahita utangira uzane bya bindi byawe byo kumbeshya beshya. Kuki? Habuze ko utakimfana mbyemeye ibaze ahantu uza ahantu wiki ahantu umaze kuza inshuro zirenga 5 nta nubwo uhibuka. Basi none se waguyemo ukareba nyine ukuntu twanasangira n'izo zingahe icyo bitwaye niba hari ikintu kinera ubunebwe ni ukurangira umuntu ahantu azi. Sure. Okay, nari wowe urahita wowe numara kwitegura nari urahita umbwira cyangwa nta nubwo uri mu rugo ugiye guhituza. Okay, nari wenyine urabona nyine uragera hano haboro hano kuryanya umuzamutse ukate munsi ya rya garage then urahita uhibuka urahita uhibwira. Ubwo uravugisha nari nuhayoberwa urongera umamagara murangire fresh. Okay, numbeshye nyine batazana bya bindi byawe bya bindi menyereye sanzwe nkora. Mutegereze muri seri. Okay, iminota ingahe? 30. Okay, nari reka mutegereze. Sawa. Yeah. Okay.
meze gute setesha mutwe Ni sawa. ni sawa se uzi kukigira amanyanga menshi Gute se uyu munsi sinje noneho? Njya mbeshya ndabizi ariko uyu munsi ndaje. Ariko ikiza ni uko umpamagaye nta rindi mu rugo. ntabwo uri mu rugo Mutafatiraho metanza. ufateho ndabizi ufite icyaka ndabizi ko ari amagambo menshi twavugana naragira ikintu muzimanira Urabizi nawe uranzi. ndanze neza no mwakiriye Vuba. uri bashira Ikibazo cyawe ntabwo ujya umenyera. Ubu urabona narumweramo. Nzanira ka kandi njya nkweramo gatoya. ka gashoti iki kintu cy'igikombe. ushaka utera shoti ni amahoro cyangwa ufite stress Ikibazo cyawe rero nawe ntabwo ujya umenyera. Urabona nanywera mu rukombe rungana gutya. ushaka shoti Nzanira ka gashoti njya nkweramo. Ukazi? Mbona ufite ibibazo Kanzanire mari zirikana. urashaka gusinda ntabwo bisanzwe Reka imikino. nze mutema agashoti nawe Ariko cyane. nta kibazo Ntabwo byabuze gusoma. natwe ziri bukwishyura andi makuru se kiyazaye Simanze nikorera cyo gutera neza. Kiri kumbangamira. meze neza se Ari sawa. Nari mfite shikarete none ndayimeze. kunda gusinda sha kunda hafi cyane Utaroherutse kunyijajara. nisiko nagukubira gukambirishya ukameza ibyapa Aya kibazo nawe wamamagaraga nanjye ubwanjye ndi mu bifuri naraye mu bifuri ukashaka kunzana mu bindi bifuri cyabonye indi kipe ufana ntabwo ukimfana ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo ari iby'amakipe nisiko yawe kuba ukabije kumbeshya ikibazo wanibagiwe hano mu rugo urabizi akenshi nzangaha nibereye mu bihayi simba nibuka n'inzira nuko uza tutaza gutyo tukaza mu modoka bwije tutaza gutyo ukaza ku kamoto ndi mu bihayi nambwira ukuntu amakuru y'abashuti bawe se imisaba agenda bisanzwe araheze yihemba ariko akikubona hahandi nagusangaga ngo usigaye uri yewe uri kumwe n'abandi twebwe dukunda kuba turi hano nyine hano Nyamirambo hariya Cosmos kabisa aboro njye n'icumi yanjye duharaye gusohokera ibyo mbwira nyine usubize se nanjye ko mbamara ikintu kijyanye no gusohoka gusohoka ko urabyumva kuko ubizi ko ugiye mu miziki n'iki urabizi ikintu nangira muri geto ni ukuzuka ukiyahuza amayoga nta n'icyo kurya mana yanjye ndabizi gusa nanjye sinkunda guteka akenshi ntabwo nkunda guteka kabisa nanjye kanze mwere nanze nanjye nzinywere mu ishoti none se tuzajya tubura ibiryo tubura n'icyo kunywa akangaka nuko numva kangeze ku mutsi wese mu kanya nagutangiye kuntsinda nunuka oya nakugutuka ahubwo ni ukwita wumva unaniwe cyangwa uretse umbwira ko utashye hafi ni ukuryama ahubwo oya nta kibazo kabisa yaba nihengetse ahubwo wamara kubona ibyo kurya ukaba ari bwo mbyutse it's fine ntarebe nzi ikibazo cyawe wowe utari kunywa iga nijoro nazirayemo niyo mpamvu ako amakara ya karahure nanjye mfata ishoti nijoro nazirayemo n'abajama banjye bagashyizeho makeup ariko nabi oya subize ko tumeze nk'aho turi umwe shaka kunsindisha ntera shote wowe ugifite igikombe oya nanjye reka nyitere ntari bite ujya mu murongo umwe uzwi ko ari igikombe niba urayimenyereye
ntabwo bimenyereye. Mwiza. Fresh. Fresh ukamenya. Ushaka kujya kuruhuka. Ushaka kuruhuka? Nananiwe. Good. Okay, nta kibazo. Twaba tugiye mu cyumba nyine ukajya kuruhuka mu gake. Yo, kiri gute mwana? Yo, kiri gute? Bimeze bite? None se wanzaniye ya gahunda mwana? Ase mwana. Ya indi usanzwe unkorera kwa jeri. Uya yichaka gifaro wakino dore inyonga yanyinjiriye mwana. Uya gerageza mani gukoresha iminota mike ndagashaka none amani none akabisa ngiye kugakoresha. Ihangane wigomwe mani byuka dore koresha iminota mike. Uya we humura mani humura subize ko njya mbikora ruzungu. Wewe gabanya amagambo mani ibindi nago bikureba we nkorera ibirangira turaza kuvugana dore mfite pressure mani. Sawa bangu. Sawa. Mwiza. Gake. Agwa bimeze. Cyangwa umunaniro. Ntabwo uri kumva ko nimba iri kugwa? Umva. Naho nimba usigaye umeze gute wanyahagije mwana yanjye.
ubwo urashaka ufite icyo ushaka ntabwo urasa ku ntego ushaka iki ikintu nshaka ikindi nshaka nta kindi kintu ushaka nta n'inzoga ushaka se ndayishaka ariko wantunguye muri ubu buzima ariko ni uwuhe mujama usigaye kwitaho ku sigaye ndi imbere gute mbona uri gusa neza byataye si ibisanzwe se si ibisanzwe uzi ko nijoro twabikoze nka fuha gute ntavuye mvuyishwa n'iki se kandi cyane nyine like sigaye urenze tu ntabwo nakurusha kabikoze ndavuga se nguyu noneho yabaye iki ko yahindutse nyine byari bitandukanye n'ibyo narinzi wari unyishe none se natazi ndumva icyaka cyazamutse ntumbwire ko ushaka izindi nzoga ese wowe ibintu warayinkoreye ntabwo wabibonye ko twari twasinze twese wapi ntabwo ari uko wari usanzwe umeze wagira ngo sinzi ukuntu usigaye umeze nyine warahindutse ariko nari ngukumbuye tu nari ngukumbuye nawe wari umaze iminsi umbeshya deni nyine ndavuga nawe kamureka ngutumire dusangire niba ngombwa unarare ko mbona uri kwitwara nkaho uri shiri wanjye kumva ngo ukayarenga reka kumva nkumva ngo sheri rega twa nesoni ukanya ari guhitamo bebe reka mbabarira ntabwo ndi shiri wawe ikibazo se kiri turi kumwe biganana kugira shiri mbabarira mbona mani nzanira icyo kunywa icyo kunywa dore icyo kunywa kirahari muri salo banazana n'ikindi nta kibazo ndumva nshyushye nanjye uzi ko nubyutse bakureba uryamye shaka abanya ibyo bintu bya romantike mani oya biri seri ariko se wagiye unyuma kuko wumva ariko icyo upinga amagambo nkubwira cya mbere ntabwo turi sheri ikindi ufite sheri wawe nese kuba kandi ari mu ntara ubizi nimba se ari mu ntara ariko nta n'ikibazo twaba turi inshuti kanahuza se hari icyo bitwaye mva nkubwire mbabarira ukuntu numva ndi kwaka nzanire kuri ya rikeri nongere nitereho shoti ndabizi nyine nta nubwo uba ushaka kumva ibintu by'urukundo cyangwa amagambo y'urukundo mba nkubwira ntabwo ndi gushaka kumva wishakira inzoga gusa uri gushaka inzoga uri gushaka gukomeza ibintu ariko nta kibazo ahubwo uretse gakura n'ibyishimo uzi ko amasaha yakuze se bibaye saa munani kandi wamujamana namubwiye ngo aze kongeraho saa 7 n'igice kuri ya gahunda Ewe, vipi sema? Naona wako wabutse bana. Zimugiye kahise. Nese biteze? Fresh tu. Namahoro. Ari kabisa. Ewa. Mitsi nyinshi cyane. Kuziye mu gihe sine. Ese hano habaye ikibara. Ntabwo se. Urashyushye se? Gute se? Radiro nyine. Ufitiye radiro. Ufitiye urwana mana yacu. Niba uri bungurira iki? Uragura wayine ya daje. Uzi urwana bufitiye icyana mani. Urashyushye we banza umbwira ati mfite gahunda. Wewe vuga iryo jambo gusa. Mbese ntitiramwa. Wewe umbwira ngo mfite gahunda. Gahunda se? Gahunda nyine urumva. Ako se utangiye kuzana bya bindi byawe se?
Nesto mani nyine mbuye nta makuru afatika nibyo ngo meze bite. Wowe reka nkubwire. Umwana mu cyumba. Harimo mu cyumba. Mararanye se mani. Ibyo nabidanje nzi birenze n'ibi. Ibyo si bisanzwe muri Kigali yaraye. Ariko kwako warambwiye ati ukeneye umwana umeze gutya na gutya kandi umfite hano mani. Ngiye bwanjye nyine nayamanitse. Navuze ati nta wundi muntu nyine nta wundi mbebe nagwa kabisa. Uyu nguyu naye. Nasanze ni neza mani. Nyine uko wambwiye nyine base wambwiye ushaka. Ni just man ati neza afite nyashya rurushye. Man. None kuri ya gahunda byo. N'igishanga. Ndavuga se. Mva. Iriza. Ntabwo bisaba nyine ibintu byinshi nk'imirimo myinshi. Koraho bikarangira. Ntabwo mbwira. Ndemo. Ndumva. Mani ishyuha dore maze n'iminsi utagira gahunda dore. Nyine mani. Bwira ngiyewe mutemo nimba ushyushye. Bwaba ari nk'ubwa kabiri ngiye kubikora mani. Kandi ubwa mbere mani urumva ndasanga waragurije umuko wihishe mu bandi basore. Wihishe mu bandi basore. Sikarwe mbibwiye mani hari undi muntu nyabibwira mani. Cyako naribi. Ubundi hano uzi. Banumva mani banumva nase batu. Oje. Utangiye ibyo byawe useba gutese. Mani ntabwo uzi ibyambayeho mbere mani niyo mpamvu uri kuvuga gutyo. Ubwo hasanga yari amasegonda nyine ubwo nibyo ushaka kumbwira. Ariko wowe dore. Mfite umuji wanjye cyuma gahunda nyine zitera nyine ya gutese. Kuri system nyine ugakora. Nyine iyo gahunda nyine base. Oya ndabizi ubwo ngubwo nabyumvishe ushaka kubukora amasegonda niki. Ariko nje nahita nkudigitira nyine umuji agahita azana kaboro ubanza kwitamo nyine kugira ngo uze ku turadisitafu ko bamwe tunywa tukakwangiza se. Arahari ikibintu uko atunywa ntubona ariko arahari mu cyumba wowe bagenda umwombokere uciringe then ukore system. Ahubwo wembwira urakanda akanyenyeri se. Oya mva nimba nyine biri bukorwe neza umwana akameze fresh ukumva kwaje kwapura umwana akabameneka ukumva je ntari imari ntanagakanda. Uragakanda 4. Okay. Ahubwo se mani Jana ndikumva natangiye we. Arimo kabisara cyane. Ubwo wembwira none se Nesto. Nase mani ngabiganire mani mubwira ko ari ndisaniye. Na nyine urumva twabiganiriye ariko mani nyene ni wa baby just nyina akora balls neza abazungu mani nago nyine afata ibintu ngabigire bibye. Wa nyina akora system zirangira to. Ntari ukuntu wabugiye kunama icyana kumva mukantu tabivuganye nta. Oya mani ni cyana kikirasta mani. Ibyo bistaff ugasanga mani ndaraburije fo. Wapi wowe urakanywa utegereze nk'iminota ikibebe kimeze fresh kirananiwe twararanye mani. Ndamuzi kabisa. Arananiwe uragenda bite birangira nabitanje. Okay, nari bikora ingoma. Mama gari nari bituki. Kaze mukubire nari akadutema. Negereje. Kamwe mani nje urabora. Azindi ngaruka se. Nazo we humura. Sikahari. Kiravuga. Mani mfite ubwoba ki. Nawe jana kibazo mani. Kirahubwo ko rigira ndategereza iminota ingahe. Ni iminota 2. Iminota 2 kabisa.
Gakore we tuza kuko nakubwiye ko nje ngutanze gutamo boro yatanje. Mani bino bintu birangwa amahoro bro. Birakugwa amahoro we mu muti biri kabisa. Gusa mani ibicamo nzagutamo waki. Wowe urakanda ahantu kanza akanyenyeri. Ni je namaze gukora system byaciyemo. Byaciyemo byarangiye. Ahubwo kwa ko nari nsize yapongejemo gake reka ndebe nyine ko yakangutse muvugishe deni birahita bihurira. Biravande kumva. Nayi kandi Kumva ari ukuntu. Simari wowe meze bite mara? Mwana waza nayo. Ikindi? Kai, ukora iki hano? Kuri. Ukora iki hano? None se Iki? Uri gukora iki hano? ahubwo uri gukora iki hano? Kandi ari wowe ndi kubaza. Naboneko. Sanzwe basuza ahangaha. Ki? Nakumira. None se ahangaha wahageze ute? Ubu ngubu ahubwo wowe wageze hano gute? ahubwo wowe wageze ahangaha gute? Koko tubwizanye ukuri. Bino bintu mama arabizi. Ahubwo se wowe mama arabizi cyangwa papa arabizi? Arabizi ko uzi ko wasize uteye umwana w'abandi nda. Ibyo si byo ninde ukubwiye ngo bizane. Wahisemo kwita wizira mu bakobwa muri Kigali. Ko nawe ingeso ntago ari abakobwa rwose. Ubu mama zinga afite umukobwa mwiza ngo uri i Kigali ngo uri mu kazi ngo azamukura ku isuka. Ubu koko ibi ni ibiki koko goro? Nese ari nge nawe. Ari ngewe. Nawe wasize uteye umwana w'abandi ukaba wirirwa mu buraya muri Kigali nabonaga wanasheze yasheze. Ego ko. Kiyo ngumbashije kumirwa. Nizere ko bino bintu udasanzwe ubikora. Ahubwo ibintu wowe usanzwe ubikora. Ko mubaza ahubwo kugira ngo nsubize ukambaza. Ko wabaye indaya. Ahubwo wowe usigaye ugura indaya. Oya bwa mbere nyine ngewe. Bwa ubwa mbere ugiye kugura indaya. Kuko none ntutumiwe. Ubu ibi byo none nzamenya mbivuga ngo iki? Yembashije kumirwa muri aka kanya. Uzi ko ari nk'Imana ngiye yanzanye kugira ngo umufate. Gese ugira ngo narindi muri ibi bintu. Gese nzanywe niki? Jewe nzanywe niki? Ntabwo nzi ikikuzanye. Ariko nukugura indaya. Jewe Imana ni nkari inyoheje ngo umufate. Nzabwira iwacu ibintu birirwamo. Naye ndagufasha ariko ni hahandi ha. Mfasha se nkori iki kari wowe uje yasheze.
subiza none se wowe yego nguye muri koma nubwo nkivuga none se ibyo reka tubyihorere ko numva ameze nabi ndabigenza nde koko none se kuri kunde baragira ngo mbigenze mbese basi nta mukobwa muziranye basi muhamagara mfashe ubwo se ndamuhamagara amubwira ngo iki ngo musaza wanjye w'indaya ukereka twirengagije ngaho reka uramenye itonde kandi ndi mushiki wawe yego iki usha wakihanganye itonde tuzabibwira reka twirengagize kuri mushiki wanjye shanda apfuye haseka yobaye kuri musaza wanjye ese wanyweye ibiki unyweye ibiki nakimaye mbabara ngo ntuzagire n'umuntu ubwira ko ndi mushiki wawe mbabarira itonde ariko itonde umva nkubwire usohoka ahangaha ucecetse uriya muhungu umubwire ko wabikoze bikakunanira itonde batazamenya ko iwacu ari umuryango w'indaya itonde nkubwire nkoreraho we none uriya muhungu ndamenya yamuhaye ibikira ndeba hano nyumve sinitaye ibyo yaguhaye sohoka ahangaha ugende umubwire ko wakoze ibintu bikakunanira ibindi tuzaba tubivuga uri kunyumva genda ubikora uko nguko ibindi tuzaba tubivuga shahoro wambabariye kuko manange uragira ngo ukore iki kuko aka kanya basi iminota 3 yonyine iminota 3 se yo gukora iki hasi itonde wowe uragira ngo biki ese uriya muhungu yaguhaye ibiki bituma ushaka kurira mushiki wawe ese ndeka wowe kandi wibagiye ko ndi mushiki wawe noneho fame yacu imaze gusara neza sha wakihanganye kuko nihangane se nkora iki iminota 2 kuri mushiki wawe wowe hano nonyobewe n'icyo ndi bukore fame yacu imaze kuyabasazi maze biki uramenya ariko utazagira winkoraho utazagira n'umuntu ubwira ko mvukana nawe muri no Kigali babarira ko mana yanjye sinzi nimba ari amatabi nimba ari amayoga nimba ari ibisazi ntago mbizi basi wamamagara inshuti yawe basi nimba ndambabarira nahamagara inshuti yanjye nyibwira ngo iki gakira ngo mushiki ngo musaza wanjye ngo ibiki n'ibiki reka utazagira n'umuntu ubwira ko mvukana nawe yego ko ibyo nzaba umva nakubwiye ko uramuka unkoze ndekura shamani none uranyemeje cyase naba nagukoreye umuti kwandukanda kakunyenyera ahubwo urarenze manje zisho mu nkore none bibaze ko numvaga nakinjira nanjye nkafatiraho walaye tunigabanye tugambo manje uzi ko ufite umushya bigenze bite stop ntabwo nari nzi ko wamemukira kuri uru rwego mwa bigenze bite se manje bigenze bite manje haya stop man uri umugome man uri umugome kabisa wakabaye man wambwiye kuva nese kutari kunsobanura byagenze bite manje ntabwo mbizi nyine byagenze bite mbangabanyaho tugambo stop babarira penda basi ko mwese mwaraka yako muri kunshanga tu mbwira manje mbona se wagwani subu ndakumbira iki man uri kona nishimye man wambwira ariko nkamenya byari byo kuko biki kucyambaye nese wowe kumbona gahunda yanjye iri kwica meze bigenze bite babarira nari nabwo nzi kurinjije kuri uru rwego iyo nza kumenya ko ugiye kumpuzanira akarori ntabwo twese nawe buri kandi twagerageza mwari kugerageza basi nk'abakarori tugerageza iki none sugo biragenda amakuru basi nawe ndaburije nisugura urandaburije uraburije umuhungu sugura abone biri bugende nakubwiye ngo ngabanyaho utugambo twinshi
mbere idaki kumana wagiye utanga amakuru yuzuye mani iki gisista mani dufitanye ikibazo uyu ni umu ex wanjye mani oya se noneho cyarananyibye mani tumaranye imyaka igeze muri 3 tudahuye iki noneho warangiza ukanzanira abantu nk'aba uriba mbona ko ngabanye utugambo n'utuvugana we nawe bro babarire pe dukora iki mbwira dukora iki nongera kumbwira mani mbona ntukintu wongera funge hari anasoke ange haya nasoke kambareka bumva muri kuneri sisi Bro. imbere mwahire sinzi ibintu murimo mani iki basi uza kunyereka amafoto ye nese wabumuzi ese ndakubwira ko ari ex wanjye mani munari ase wallahi maze ko narinzi ko indege ngiye kugutamwe ikintu cya danger none ndebe oya nesto mani iki kibazo ugomba kugikemura mani nese ndagikemura gute mani urashaka undi nk'uyu mani jya muri telefone yawe yaranguye none wazi mani jya muri telefone yawe uhamagara undi muntu mani ukora fast ubusura ubona ndabigenza gutya se chamani ndakubaha nese urujye wiki ese mani ubundi kutambwiye bya kira kinini mani oya kiracyo kabisa kiracyo kigo kirakora tu shaka undi mukobwa mani ubwo rero birasaba ko ushaka umuntu gukemurira gahunda kabisa niko je mwishakire uramushaka ndamushakira he ndabizi se nese ko muhaye umva yo bikira mani utayiza nanga mani utayiza mani reba hano hasi mani reba uburyo meze mani oya ndi kubibona nese mani wankwe kinini je ntabwo nzi ko ntumbuye ninde wakiza ninde wakizana ntabwo nzi ko mufitanye ikibazo uramushaka rero mani uramushaka mba bro nyine uramushaka ndakuba sibyo ndakuba mani gabanya imikino mani urabona nishimye mani none se ikibazo ngiye nagerageje gukoresha uko nshoboye urumva wari wansabye ko nagufasha mani ushobora kubura umurozi mani oya bro winyita gutyo mani wapi kabisa nose ugurege nkora iki ngaho nawe mbwira uri ngiye wakora iki ibyo yari kumura bimpa yewe urabimpa n'izina ry'Imana hakura umusazi ndaguhaye mani ase mani usko ndumujya mani ushanwa inyuma mani bro umva